muriho murakoma murakibuka kwibukiranya ko ari nta muderi urimo kwica ikinyarwanda. Reka tugire ibyo twibutsa ariko kandi tunafatanya kunoza imikoreshereze y'ikinyarwanda. Muri aka kanya tugiye kureba ikoreshwa ry'ijambo isuku, ibara, ibirori. Ni amagambo rimwe na rimwe akoreshwa mu buryo butanoze, butari bwo, ariko abantu bakabimenyera. Urugero, ijambo ikirori iyo riri mu bumwe risobanura umuntu cyangwa ikintu bifite ubwiza buhebuje. Iyo rikoreshejwe rivuga umunsi mukuru rihora mu bwinshi. Niyo mpamvu bavuga ngo habaye ibirori. Ntibavuga rero ngo habaye ikirori, habaye ibirori. Reka turirebe rikoreshejwe mu bumwe. Mugema atunze inka y'ikirori sinjya mpaga kuyireba. Ni ukuvuga ngo Mugema afite inka nziza sinjya mpaga kuyirora. Mukuru we afite umukobwa w'ikirori, bazamuka inka nyinshi. Mukuru we afite umukobwa w'ikirori, bazamuka inka nyinshi. Umukobwa avuze ko ari umukobwa w'ikirori ni umukobwa mwiza ku buranga. Naho ijambo isuku muri iki gihe naryo abantu bamwe barishyira mu bwinshi, bityo bakabakoresheje imvugo itanoze ku mikoreshereze y'iryo jambo. Urugero, mu mvugo itanoze uzumva umuntu agira ati ko mwazindutse mukora amasuku mufite abashyitsi. Ko mwazindutse mukora amasuku mufite abashyitsi. Mu mvugo ikwiye wakagize uti ko mwazindutse mukora isuku mufite abashyitsi. Ko mwazindutse mukora isuku mufite abashyitsi. Nanone muri rya jambo ibara bamwe bakoresha mu bwinshi rikaba ritaye igisobanuro cy'imikoreshereze nyaryo ikwiye. Hari abagira bati gukubita urukuta ni ugukora amabara. Muzabyumva na abakiri bato benshi bavuga ngo yakoze amabara. Ubundi hakoreshwa ijambo gukora ibara. Ni inshoberamahanga. Gukora ibara, yakoze ibara. Nubwo ibyo yaba yakoze byaba ari ibintu byinshi by'uruhererekane, ntibavuga ko yakoze amabara, bavuga ko yakoze ibara. Gukora ibara nibyo byemewe, naho gukora amabara ni imvugo itanoze. Ku ijambo ikirori nanone abakiri bato bakoresha bashaka kuvuga ibirori, kandi twabonye ko ijambo ibirori iyo ari umunsi mukuru, iminsi mikuru, nibwo rijya mu bwinshi. Aho kuvuga rero ngo Teta afite ikirori cy'umunsi we w'amavuko, gira uti Teta afite ibirori by'umunsi we w'amavuko. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Sinasoza muri aka kanya nanone kuko buri rurimi rugira umwihariko warwo, ntagarutse no kuri iyi nshoberamahanga. Nyabuna niwumva bavuze ngo kanaka avoma hafi. Kuvoma hafi ni ukurakazwa n'ubusa, ni ukurakara vuba cyane, ni ukurakara bya hato na hato. Nibagira bati rero kanaka avoma hafi, ntuzagire ngo afite amazi mu rugo, ahubwo ni umunyamujinya. Arakara bya bindi abanyarwanda tuvuga ngo arakazwa n'ubusa. Murakoze.